yatinze uyu munsi none hari ikirararonka kabisa. Sinzi nimba ubuzima muri ghetto ntabwo urabizi ko bizagenda gutya kabisa mu mujyi ni danje. Koze umuntu nuko yirirwa yiziritse umukanda cyukoze kuko ibi bintu ni danje. Umutipe ndamusanga mu rugo cyangwa asanga yitemberereye. Ndaje mani. Gawaje. Kino mani. Fresh, nabutase. Ashana kwirirwa nako kabisa. Kwirirwa. Sawa. Kuno mbese ufite amagana nkaya niya. None se nabutase. Mani. Nakwirirwa bro. Nakomanze wasinziriye cyangwa naye ndi kumva mana ariko sinagomeze neza nzari meze fo ewana undi munaniro ni wose mana ntabwo yabyoroshye ariko wiriwe neza tu cyane. Ibyo tunyine ni bya bintu byacu bisanzwe nawe urabizi nyine ko ari za mvune ariko ntabwo nyine ni ukwirirwa ubona nangaraye. naye mana ufite akazi mani wirirwa wenda kitwa wirirwa akazi wowe ntubona ujya gutera wagiye guterera agashaka ajya sa niko vuga ngo ufite akazi wowe ntumaze wese uri gukora polisi sinjya muri cyo mufuroge mu kazi mana ubona nabyutse ubugira hariya ku ndege ndajya nk'inkore mani gusa ubona hariya ku ndege nasinye kontramani ku buryo nagenda ngakora. gusa ntabwo umaze kumenya n'abakire benshi. Abakire sinumva ngo wahera ku kazi kanyu iyo umaze kumenyekana umukire waza agahita agutwara nta n'ibyo kwirirwa abaririzi yakubonye. sha amahirwe aba ari 1% nyine. aba ari 1%. ushatse kuvuga iki? Ako mtana mani zana iyo myaka wapize turije mani cyane tubizi ko nzinduka. Hari mani kanza n'ibihari. Kuko muri no bisi ndimo ndakora mu bintu kuko igitondo. Kanza n'ibihari uzi bitutse mfite. Kana mani banza ndi bunari sense niba ntanabima. Akomba mfite nzajya hatari mani kafite n'ibitotsi umunaniro. Uzi ko hari ukwitezera nyine utabonye igiceri mani hariya ku ndege mani shango twasezeranye n'aba bosi ngo turagenda duhite dukora akazi. baradanje nyine mani wenda kugira ngo nabitangiye kuwucana kabisa. Musimani kiba nyine ahizi ngiye nabonye ibiraka mani ndatangara ngateka rero uyu munsi kabisa shana uko nawe bikankubita agasambaye Mustasha ndewe ubanje icyayi nicyo turaba cyaza kunywa icyayi tukibonye nicyo gihari mani. Nshatse kuvuga ko umuntu yirirwa umuyaga akararira amazi mani. Ese bro twabigenza gute?
Yarabizi iyo ntabonye turaka nta buce. Ese mani basi wabuze n'akawunga ngo ugure na mitiyu mani. Nta biceri mani, ahubwo nje natetse icyayi nzi ngo mani wazuzanye amandazi basi umubwire. Mani se wabonaga negiye mu ruganda rw'amandazi. Nta biceri nari mfite ngo mayi. Mani wabuze n'uburyo kwa Kadogo basi umubwira agukope basi. Mani kubizi kamaze kutumenya ko tumaze kuba bakanyamadeni. Basi tekereza ukwezi kwawe kuzapfe umwishure dutangiye dufata ubundi bushya. Mani amazi waga. Basi se nta sengisi ufite ngo ngiye kwa Kadogo mana baduhaye two turindazi tubiri basi. Umuntu areye kuko wenda yarara mu Dakar musukuntu niyo nigaragura. Ako waruzi n'ibindi. Sengisi ndayifite. Ako nanjye ntabwo nayigura kugira ngo umenye ubwenge. Sinsanzwe uri muri igorora. Nawe rarira icyo cyayi wumva ukuntu bigenda. Sinjye wagitetse se? Ntari. Wagitetse ariko nawe ubanza wumva umunyenga. Nanjye ndaza kureba ukuntu uramuka we. Mwana wabura no kujya kuri boutique ukesukora ku muntu ukabyete. Mani baranzi. Ariko ugomba kugenda ukababwira ko amafaranga uyibagirije no mu rugo mani bakaba ibintu mani. Kaza ari kukaza ugateka. Ariko uzamenya umugira ryari. Singiye kuzicirwa mu mugi ngo igihe nakwigishirije mani. Singiye kuzicirwa. Sinzabona nkwigisha kugeza ryari.